nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, imigisha, urukundo ruturuka ku mwami wacu Yesu Kristo nibibane namwe nshuti bavandimwe. Turizera ko mumeze neza, mukomeye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nifuje rero ko twasangira iri jambo umwuka wera ampaye kugira ngo turisangire, ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 32 umurongo waho wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Nimunyemerere dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemwo uburiganya. Reka tugeze hano tuganire kuri ijambo ry'Imana gatoya. Nkuzaniye uyu munsi umwuka wera mpaye ngo nkuzanire. Nshuti y'umusaraba, nagira ngo nkubwire ngo muri iyi si ni abantu benshi bitwa abanyamahirwe. Ni abantu benshi abantu babona bakabona ko umengo barahiriwe. Ushobora kureba umuntu ku gihagararo, ku myambarire ye, ukamwitegereza ukavuga ngo uyu muntu arahiriwe, uyu muntu afite amahirwe. Ushobora kubona aho umuntu ataha ukavuga ngo uyu muntu arahiriwe. Ushobora kubona imodoka umuntu agendamo ukavuga ngo uyu muntu arahiriwe, ni umunyamahirwe. Nibyo kuko nubwo hari ibyo aba yarakemuye mu buryo bumwe bw'ubuzima, ariko ndashaka kukubwira ko amahirwe ntabwo ashingiye kuri byo, ahubwo hari ayandi mahirwe Bibiliya ivuga, hari ayandi mahirwe Bibiliya irimo iratubwira. Uyu ni umwanditsi wavuze aya magambo, iyi Zaburi ya Dawidi. Yari yabikozeho ubushakashatsi, ashaka ku muntu witwa umunyamahirwe muri iyi si. Aravuga ngo ese umunyamahirwe muri iyi si ni umuntu umeze gute? Umudamu uhiriwe ni umuntu umeze gute? Umugabo uhiriwe ni umuntu umeze gute? Abikoraho ubushakashatsi kugira ngo arebe umuntu uhiriwe, umukobwa uhiriwe, umusore uhiriwe ni umuntu umeze gute. Ariko arangije arabibona, aza kubibona, abona ko umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu ufite amafaranga nubwo nayo ari meza. Abona ko umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu ufite abana beza nubwo nabyo ari byiza. Abona ko umuntu uhiriwe si umuntu ufite urugo runaka nubwo nabyo ari byiza. Ahubwo aravuga ngo umuntu uhiriwe, hahirwa uwababariwe ibicumuro bye. Ikintu cya mbere yaravuze ngo umunyamahirwe mbonye uyafite akwiye ni umuntu wamaze kubabarirwa ibicumuro bye. Nshuti y'umusaraba, uyu mwaka ntusoze ufite igicumuro. Uyu mwaka ntusoze ugifite ibicumuro. Uyu ni umwanya wawe wo kwihana kugira ngo urandure igicumuro muri wowe. Niko yavuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye. Iyo ubabariwe ibicumuro uba ubaye umunyamahirwe. Nguko guhirwa rero ni ukubabarirwa ibicumuro byawe. Nguko guhirwa ni ugushyirwa mu gitabo cy'abana b'Imana, ni ugushyirwa mu gitabo cy'ubugingo. Ibyaha bye bigatwikirwa. Iyo ubabariwe ibyaha byawe biratwikirwa, ntubukibarwamwo uburiganya, ntubukibarwa mu gisate cy'abanyabyaha. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa. Nguko guhirwa. Nimba Uwiteka atakubaraho gukiranirwa uyu munsi, uri umunyamahirwe. Nimba Uwiteka atakubaraho gukiranirwa uyu munsi, uri umunyamugisha. Umugisha ni ukubabarirwa ibyaha. Umugisha no kuba uri mu gitigiri cy'abana b'Imana. Umugisha no kuba uyu munsi ijuru uri kureba rikakwishimira. Umugisha nguyu. Umugisha ni ukuba ijuru rikuzi. Nguyo umugisha. Umugisha ni ukuba
nta kintu kigucira urubanza, nta cyaha kigucira urubanza. Nguyu umugisha, ngo umutima we ntubemo uburiganya. Amen. Uwo ni umunyamahirwe, umuntu umutima we utarimo uburiganya. Uwo muntu wababariwe ibyaha, ntashaka abari mugufiya, ashaka abe yarize atarize, ashaka bava mu muryango usuzuguritse. Umuntu wamaze kubabarirwa ibicumuro bye, numubona ujye umwubaha. Umuntu wamaze kubabarirwa ibicumuro bye, numubona ujye umugira inshuti. Umuntu wamaze kubabarirwa ibicumuro bye, uwo muntu ni umunyamahirwe. Uyu munsi ushobora kumubona kumenga aragayitse, ariko ejo azatungurana, kuko umutima we nta rubanza rurimo, umutima we ni umushinza, umutima we nta buriganya burimo, n'ijuru iyo rimurebye riramwishimira. Nguyu umunyamahirwe rero ni umuntu wamaze kubabarirwa ibicumuro bye. Nimba utarababarirwa ibicumuro, uracyafite umwaku, nta mahirwe ufite. Nimba ugifite ibicumuro, uracyafite umuvumo, ntabwo uri umunyamahirwe. Ariko nimba uyu munsi umaze kuba warababariwe ibicumuro byawe, menya ko wavanyweho ibya kera. Nimba uyu munsi wamaze kuba icyaremwe gishya, menya ko uri umuntu mushyashya, uri umunyamahirwe. Bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Iyo umuntu ari mu byaha, nta mahoro aba afite. Iyo umuntu ari mu byaha, n'umutima uramurya. Iyo umuntu ari mu byaha, n'umutima uramusimbuka. Iyo umuntu ari mu byaha, aba yegereye aba ari ku marembo y'urupfu, kuko ibyaha ni urupfu. Bibiliya iravuga ngo icyaha kiratwita kikabyara, ngo irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikabyara urupfu. Iyo rero umuntu ari mu buzima bw'ibyaha, aba ari ku marembo y'urupfu, kandi aba afite gupfa inshuro zose, kuko umuntu upfiriye mu byaha nta bugingo afite. Bibiliya rero ivuga ngo umunyamahirwe ni umuntu wamaze kubabarirwa ibicumuro bye. Nimba uyu munsi utari wihana, nagira ngo nkubwire ngo gerageza wihane, maze amaraso ya Yesu akwezeho buri gicumuro cyose, kuko amaraso ya Yesu niyo twezwamo. Imana iguhe umugisha kubw'ubu butumwa, Imana ikugirire neza. Hanyuma iyi video wayisangiza inshuti zawe, ubundi ugakora subscribe. Shalom shalom.